iraho kuyitangira idiho ahubwo twabanje no kuhamenera amaraso. Igisubizo cy'iki kibazo turagisanga mu bugambanyi bw'ibihekane. Ushaka kuvumbura iby'ubwo bugambanyi wasoma igitabo kiri mu bigezweho kuko cyasohotse muri uyu mwaka wa 2023 cyandikwa n'impuguke ku mateka ya Afrika bwana Ugochukwu Nwakolo nuko agiha umutwe biberanye The Plunder of Africa, Exposing the Exploitation of African. Tugenekereje mu Kinyarwanda ati gusahura Afrika, dushyire ku karubanda uburyo bakamuramo abanyafrika. Muri chapitre ya kabiri yise Tools of Exploitation Used by Colonizers, uyu muhanga yasobanuye neza ukuntu abazungu bitonze mu gihe cy'ubukoloni bagacura umugambi bashinze muri Afrika ku buryo igihe cyari cyo cyose baba bahari cyangwa badahari abanyafrika bazahora bahonamiye mu ntekerezo nayo macenga basigiwe mu gihe cy'ubukoloni. Ubyumve neza, mbere na mbere bafashe umugabane witwa Afrika bawushyira mu gatebo kitwa Continent to Only Supply Raw Materials. Ibyo bikaba gufata umugabane wa Afrika ukagirwa umugabane wo kohereza gusa amabuye y'agaciro n'indi mitungo kamere ijyanwe i Burayi na Amerika igacurwamo ibikoresho noneho bikagarurwa muri Afrika ku giciro kitabarika. Niba utarabyumva neza ni ugufata abanyafrika bakabatoza kutazahirahira bashinga inganda zicura ibyuma biva mu mitungo kamere yabo, ntibigere batuma hari uruganda rukora telefone muri tin na tantalam zo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, ntibatume hari n'umunyanigeri n'umwe uzazana igitekerezo cyo gushinga uruganda rwa nucleaire ruvamo amashanyarazi aturutse muri uranium yaho. Gutuma abanyafrika badashinga inganda nk'izo nibyo byatumye batanamenya akamaro k'imitungo yabo. Ibyo se byo byakozwe gute ku buryo kugezana n'ubu bikidukurikirana? Ugochukwu yavuze ko byakozwe mu mayiri y'igitangaza, mu bitangaza byose byaba byarabayeho ku buryo kubivumbura no kubivura abanyafrika byasaba ubundi bushakashatsi no gufata abanyafrika hafi ya bose ukabakoropa ubwonko, kuko ababikoze nabo babanje kubakoropa bakoresheje uburyo bw'ihonya ntekerezo bwitwa coercive persuasion, abandi bakabyita brainwashing, ku buryo n'ubu nshobora no kubigarukaho abenshi mukamvugiriza induru mundeba n'urujisho nkaho namenye karinga. Icyambere bakoresheje no kwigisha abanyafrika ko rwose batagomba kwita ku by'ubutunzi n'ibyiza byo ku isi kuko rwose ari ubwami bw'ijuru bazajyanwamo, maze bakahabonera iby'igitangaza n'ubutunzi busumba ubu bwaha ku isi. Bati nta mukiri uzasunutsa amazuru aho hantu hatagatifujwe na rurema waremye ibiremereye n'ibireremba. Bati ahubwo byakorohera ingamiya kwinjira mu mwenge w'urushinge kuruta uko umujejeta faranga yabigira yiha kwinjira muri icyo gihugu cy'amafu n'amafiriti y'ubuntu. Biri muri Matayo 19:24. Ntidushaka kwibasira imyemerere ati ibyo twavuze bidasohora izuba ritararenga, ariko ukuri kubirimo nuko tekinike ya mbere yo gutuma abanyafrika badahatanira kurwanira iby'agaciro byabo ari uko benshi batekewemo ko bishobora kuzavamo inzitizi zo kubona ibyiza by'ijuru. Nyamara ubitekerejeho neza wasanga babivugaga bo bari barimo batunda iby'agaciro bijyanira iwabo. Iyo biba ari ukuri koko abanyaburayi ntibari kwemera gukira no gutera imbere. Erega ushobora kwibaza uti ese abo badahamba niyo koko baba baravumbuye iryo juru, utekereza ko iryo banga bari kurimenera abanyafrika cyangwa bari kuryumaho bakazajyayo bonyine? Awenda wabihakana cyangwa ukagira ngo kwigisha ibyo bigishije ni urukundo rwa kivandimwe nkuko hari icyo twapfanaga. Mu magambo adaciye ku ruhande, Ugochukwu yavuze mu gace yise Undermining African Religion ko rwose abo banyagwa kugira ngo batume abanyafrika badatekereza ku byabo ku buryo byatugejeje ku byo Emmanuel Kabaka yavuze, byahereye mu kuzana imisengere, imyemerere n'imigirire yuzuyemo ya brainwashing. Ibyo ngo bakabikora babanje kwigisha abanyafrika ko imyemerere yaba ari ubushenzi, ubupagani n'ubuturage bukwiye kwamagana. Ngo rwose abanyafrika nabo baragiye barabakundira, bakira na yombi iyo mitekerereze ku buryo nabo babibateyemo byabatangaje ukuntu byihuse nk'umurabyo, kandi bikabagirira ingaruka zisa n'izihoraho ku buryo ahubwo n'umunyafrika ugerageje kubwira abagenzi be ko babyigengeseramo uwo bene wabo bamuhitana rugikubita bamubwira batugatinya kugahakana Yesu w'i Nazareti sha waje kuducungura no kudupfira twebwe abanyarwanda cyangwa abarundi. Ubwo rero uri umugome wo kwirindwa wamuhakanyiwe waritswe na Satani. Dore igitangaje rero, mu 2018 leta y'u Rwanda yatangazaga ko mu Rwanda hari insengero zishobora gusaguka 15,000. Nyamara mwihangane twihakabanga tutavuga umubare w'inganda nyazo zari mu Rwanda icyo gihe. Nyamara ariko uramutse ugiye aho inyigisho zishingiye ku madini zaje ziturutse wasanga umubare w'inganda arizo nsengero iwacu. Ubundi umugambi wari urusengero rumwe muri Afrika, inganda 100 i Burayi. Imwe mu ncabwenge zisigaye muri Afrika, Professor Lumumba abigarukaho yavuze ko rwose ubukristo na Bibiliya byabaye intwaro zakoreshejwe mu gucura umugambi w'ubucakara, ubukoroni n'ibinyoma birwanya ukuri. Ati so the Bible has been misused. Don't be cheated. Let's not be. Ntimukabishwe rwose Bibiliya yakoreshejwe nabi cyane. Mureke twe kubeshyanya ngo nuko turi abakristo. Bibiliya rwose yakoreshejwe nabi ubwo yashyigikiraga ubucakara. Ikoreshwa nabi ishyigikira ubukoroni, yongera no gukoreshwa nabi ihindura ibyari ukuri. Iyo ni Bibiliya. That is the Bible. Ubundi buryo butangaje bwatumye tugeraho tugeze ni systeme y'imyigishirize muri Afrika. Education system, uriya mwanditsi amya ko mu gihe cy'ubukoroni kugeza uyu munsi ngo uburyo bw'imyigishirize muri Afrika nubwo kubeshya gusa.
ubanza ubyumve neza ko uburezi muri Afurika bwashyizwe neza ku munzani bugahwanishwa na bya bindi bya coercive persuasion. Nk'ubwo ntabwo muri